Alright, twongeye kubasuhuza cyane tunabashimira mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri muyibosha YouTube aho tugenda tubagezaho amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro byose bigiye bitandukanye biba kivugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda ndavuga ibwotamasimbi. Ni ibiganiro bisohoka ku binyamakuru musanzwe muzi, ibinyamakuru byizewe nka igihe.com, Amarwa Gasabo, Kigali Today n'ibindi byinshi bikorera hano mu Rwanda iwacu bisora amakuru ndetse n'inkuru mu buryo bwanditse. Niyo mpamvu natwe dukora uburyo dushoboye kose kugira ngo tuzibagezeho mu buryo bw'amashusho by'umwihariko mwebwe mukunda gukoresha uyu muyoboro wa YouTube. Niyo mpamvu rero igihe wakanda subscribe bizagufasha guhora uri update ku nkuru ndetse n'amakuru byose bigiye bitandukanye biba bivugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda. Alright, twese rero nk'uko mubibonye kuri cover y'iyi video ni inkuru tugiye kugarukaho, ni inkuru n'ubundi twari tumaze iminsi tuvugaho, ni inkuru n'ubundi yamaze iminsi nanone igarukwaho n'abatari bake, aho tugiye kugaruka kuri uyu mukobwa Ishimwe Vestine. Ni umukobwa wamenyekanye cyane arimba indirimbo zo guhimbaza Imana by'umwihariko mu itsinda cyangwa se aririmbana n'umuvandimwe we Kamikazi Dorcas. Ni abantu baje kwigarura imitima y'Abanyarwanda, ni abantu baje gukundwa n'Abanyarwanda batari bake bitewe n'uburyo indirimbo zabo zakoraga ku mitima y'abatari bake. Igihe umuntu yabaga afite ibibazo, indirimbo zabo zimufasha gusubira mu murongo cyangwa se kugarura ihumure. Niyo mpamvu rero aba bana baje kuba bakwigarura imitima y'abatari bake ndetse bagakundwa n'Abanyarwanda benshi cyane bagiye batandukanye. Rero nanone ni inkuru yari imaze iminsi iri kuvugwa, ari ubukwe bwe bwaba butegerejwe ku itariki z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025, ubwo ni muri uku kwezi nanone kwa karindwi. Ni inkuru y'ubukwe bwe bwagarutsweho cyane cyane, ni ubukwe bwagiye bugaragazwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ari ubukwe bwe bwahuriyemo n'abantu benshi cyane, ndetse n'abandi bakaba barawukurikiye cyane mu buryo bwa online. Ni ubukwe mbese bwagaragayemo ibintu byinshi bishimishije bityo bigatuma bwitabirwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ni ubukwe nk'uko twamaze kubabwira bwabereye hariya i Kigali muri iriya nyubako Intare Conference Arena. Ni ubukwe bw'agatangaza, ubukwe bwari bwahuriyemo abantu benshi bagiye batandukanye ndetse n'ubukwe bwashimishije Abanyarwanda benshi cyane by'umwihariko abamukunda cyangwa se abafana b'uyu Ishimwe Vestine ndetse na Dorcas. Ni ubukwe rero bwari bumeze neza, ni ubukwe aho yari yarasezeranye imbere y'Imana ndetse n'abantu n'umugabo we Idrissa Ouedraogo. Twarabimenye cyane nubwo atari yo nkuru tugiye kugarukaho, ibyo murabizi cyane kuturusha, niyo mpamvu twakoresha igihe neza twihuta tukababwira inkuru tuje kubabwira aka kanya, nk'aho mubonye kuri cover y'ivideo, aho ari inkuru n'ubundi mu minsi ishize twari twababwiye uburyo nyuma y'ubukwe, aho ubukwe bwaba burangiye, uyu Vestine n'umugabo we Ouedraogo basubiye hariya mu gihugu cy'aho umugabo we yavukiye, hariya ubwo ni hariya mu gihugu cya Burkina Faso, nyuma y'ubukwe aho bwaba bumaze kurangira ndetse n'indi mihango iba nyuma y'ubukwe. Bimaze kurangira rero ni inkuru n'undi twababwiye ko basubiye hariya mu gihugu cya Burkina Faso, kandi nk'uko mwabibonye kuri cover y'ivideo ni igihe baba bamaze kugera iwabo hariya muri Burkina Faso. Ni inkuru aho uyu Vestine Ishimwe we ubwe yagiye abitangaza ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko urubuga rwa Instagram, aho yashimiraga by'umwihariko uyu muryango wa Idrissa Ouedraogo, ko ari abantu bagira urukundo cyane, kandi nk'uko twagiye tubibona n'ubundi ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ni ibintu byari byiza, ibintu byari bishimishije cyane, kuko urebye ukuntu bari abantu bagira urukundo ni ibintu bishimishije cyane. Twagiye tubibona mu mafoto ndetse n'amavideo bigiye bitandukanye, nkeka ko wowe ukanda subscribe gusa turaza kugenda tuguhereza n'amavideo agiye atandukanye turabicisha kuri uyu muyoboro, ukuntu byari bimeze, ukuntu byari ibintu by'agatangaza cyane hariya muri Burkina Faso, aho nyirabukwe w'uyu Vestine yari amutegereje, ndetse kugira ngo barebe abageni basha. Rero ni ibintu byari bishimishije cyane hariya ku kibuga cy'indege, aho umuryango wa Ouedraogo wari waje guhura n'umwana wabo ndetse n'umugeni wabo bari bungutse, kugira ngo babashe kuba basangira ibyishimo byari byabereye hano mu Rwanda. Ndetse bivuga ko hari n'indi mihango yari igiye gukomerezayo hariya muri Burkina Faso, by'umwihariko kwerekana umugeni ku nshuti ndetse n'abavandimwe buriya muryango wa Idrissa Ouedraogo. Ni ibirori byagiye bikomeza, ibirori bigiye bitandukanye, aho Vestine Ishimwe nk'uko mwabibonye abamukurikira ku rubuga rwe rwa Instagram, aho agenda avuga ukuntu ibintu ari byiza cyane ko babayeho mu mahoro, kandi bikagenda bivuga ko uyu Idrissa
Vestina urugo rwabo bazaba batuye hariya mu gihugu cya Burkina Faso, ubwo ndavuga aho umugabo we akomoka, iwabo bwite w'umugabo we, niho bazabasha kuba bashinga urugo rwabo. Bikagenda bivuga ko uyu Vestina azajya agaruka mu Rwanda gake na gake aje gusura famiye ye ndetse n'inshuti ze, binavuga ko azajya aza agiye gukomeza umurimo we n'ubundi twamumenyeyemo cyane, umurimo wo kuririmba ari kumwe n'umuvandimwe we Dorcas nk'uko twagiye tubabwira. Rero nta kindi twababwira usibye kugira ngo tubasabe cyangwa se nk'Abanyarwanda muri rusange twifurize uyu Munyarwandakazi kugira ngo aho agiye mu gihugu cy'amahanga azahagire ibihe byiza, Imana izamufashe imwubakire urugo, bazabyare ndetse banaheke. Wowe icyo twagusaba ni ukugira ngo ukande subscribe kugira ngo tubashe kugumana hano kuri uyu muyoboro, n'ahandi wasanga inkuru zigiye zizewe zigiye zitandukanye ziba zigisohoka mu ba mbere usibye kuri uyu muyoboro. Wowe igihe ukanda subscribe uzahora uri update uzi ikijya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nta kindi nabwo usibye kubabwira ngo mugire umunsi mwiza mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi ciao ciao.